mu gitondo ku manywa na nimugoroba. Mwarakoze cyane kandi n'ubu mwakoze. Gusa njye simpari hari gahunda nari mfite muri uyu mugoroba kandi ndabona ngiye kuyikererwa. Oya nyabo ungo ntabwo wagenda rwose. Erego ni wowe twaje kureba. Njyewe kwari mama maze iminsi arwaye se ninjye. Urebye mbese namenye ibyakubayeho birambabaza cyane. Nanga kuza hano njyenyine bwira muzengo mperekeze kuko akenshi uko nashakaga kukuvugisha wowe ntiwampaga umwanya. Uwatumaga yimana umwanya se ko byarangiye. Ngo iki mama? Ubu ntukwiye kongera gufunga imiryango ku muntu gushaka umuho. Mwana wanjye niba utarataye igihe warasibye. Sinamenye yaragukunze pe. Urumva umuho kandi ariteguye rwose. Arakuze nawe urakuze. Simbumva neza. Icyo utumva se niki? Ninjye wajyaga ndwanya ibitekerezo bya so wanyu umuho. Aho bigeze ndamushyigikiye. Ukwiye kuva kwizima ukibagirwa gatinde gasore wagutesheje igihe akagusiga ino akajya mu mujyi asiza kuziritse ku katsi. Ni mama rwose nanjye nibyo numva rwose. Ibyo gasore yakoze bihuriye he nibi mbona? Sinamenye ntaho mwaye mwana wa. Ni umusore witonda ino twese tuzi. Cyane rwose. Kandi aravuga ko yiteguye. Ikindi rega buriya nararwaye mbona ko bishobora kungendekera nabi kandi sinshaka kugusiga gutyo mwana wanjye. Oya rwose ibyo ngibyo ntibikabe. Mwana wacu byumve. Nukuri mu mezi abiri rwose naba mbirangije. Urangiza ibiki ariko? Narashaka kukubwira ko nyine uko bwabubaye uri mu rugo rwawe. Ariko wishimiye kubona urungano rwawe rwose rushatse wowe ukiri iwanyu. Cyangwa ibyo nyuka avuga ntabwo ubyumva sha. Turashaje kandi dushaka kugenda tugusize wenyine. Ubyumva ubyiteho. Mwakoze kuza kudusura. Ngendagiye rwose. Nizere ko utabikora umuho. Nabikoze ahubwo. Mama, nundi munsi ntuzongere kungambanira. Kanye, umukobwa wararwaye. Simbizi rwose. Gasore ashobora kuba yaramuroze. Ariko umuhoza ko kuba nziza iki? Tuza siname. Natwe twari dukabije kumwihutisha buri yaracyababaye. Rega sinamenye nawe ntabwo uzi kureshyarishya umukobwa. Uzagira ngo nzakora iki koko muze? Uriya mukobwa uyu mubyeyi ari mu bitaro. Ninjye wageraga hano mu gitondo cya kare mubaza uko yaramutse. Kumanywa nkamuhamagara nti ntujye murenda jyayo. Nimugoroba nkaba nteye amatako ku bitaro. Yahava nkamuzana mu modoka yanjye. Cyo kurana mugeza hano akanyumvisha ko ananiwe mbese nta mwanya wo kumuvugisha. Niba ari uwawe humura bizakunda siname. Oya nuwe nta wundi. Ku gasore se wari waritambitse yavuye mu nzira. Suko. Urumva byabuzwa n'iki? Oya nta kibazo rwose. Ni iki? Atinze se? Mbabarira nukuri wampamagaye nda ahantu kure panza kubura umumotari. Nukuri rwose uriya niwe ungezeho bwa mbere adahetse abandi bose bazaga bafite abagenzi. Rebo ubu ni wa muntu wenyine nsigaranye. Kubera iki umuho? Mama wese yabaye iki? Yifatanyije na Simiyoni. Okay. Noneho gerageza guceceka. Dore hano rwose turi haracyari kare kandi turi ku nzira. Ngaho dutera intambwe dushaka aho twicara tuganire neza sibyo? Ntaho nshaka kujya hamwe nkubwira agahinda kanjye. Urabizi ko igihe cyose mba niteguye kukumva. Nakoreka nkubwire. Mbwira ndakumva. Yo. Karame. Ntugire ngo narasoza ariko. Uri umusore nzi neza. Nzi ko wihangana cyane. Ndakuzi fifa kuvuga nkumva ni nk'umumarayika murenze Imana yamuhaye. Wintetse umuho. Urenda kwinginza. Nukuri ndabigusabye. Unyemerera ukorera Imana ubabarira undinde sinamenye. Sinamenye simushaka. Sinamenye simukunda. Sinamenye ntanjyamo na gato. Sinkumva neza pe. Kuri nde sinamenye nese. Sinamenye yampereye kera nyura kwa data wacu. None ashyizwe ageze kuri mama. Wageze kuri mama wawe? Reo. Ndakumva. Uzi kugira ngo mama ambwire ngo ndakuze. Ngo nasinamenye arakuze. Akabimbwirira mu maso ye. Kuko mama wambyaye ndi umwe arandambiwe.
sinamenye se ndamugukiza ntimukobwa mwiza. ariko si ubwo wowe ntubyumva. Umuho Karame, ndamutse ntese namenye tukajya mu mitsi nzi neza ko atanisha, ariko byakwitwa ko nateje urugomo nkabihanirwa. simvuze ngo mukubite cyangwa mu Rwanda. Ndamugukiza nise mana yanjye. Nzi wanyu se mbwire mama wawe iki? nyine umubwire Ndakumva. kunkunda. Kucecetse se, erega Fifi yarabimbwiye. Umuho Karame, urantunguye pe. Abantu bazi iryo banga ryanjye ni babiri gusa, ni Fifi na Gasore. Kuko umunsi njya kumugisha inama narabuze aho ngo hera, nasanze kwandikira ibaruwa y'urukundo ahita yingereka. Mpita mubwirira aho ntuyu mwana ntuzamubabaze kuko nanjye nyine ndamukunda. ibyo wamusabye rero ntiyabyubahirije. none niba ibyo wavugaga ari ukuri, tuza tujyane iwacu ubwire mama ko nkunda, maze nkiri induru ye na sinamenye, kuko mubona akunda muri isi sinamenye ntiyazamo. Ariko se sinamenye uramuziza iki? Sinamenye arirata cyane akaniyemera, azi ko aruta abantu bose, yewe niwabo nta muntu utirata, yaba bashiki be na se na nyina. ni mu gihe ariko reka babe inshuti no kwa data wacu Simiyoni birata kimwe. umuntu umeze utyo rero njye sinamukunda. Reka yemera, ariko wibuka ko afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye mu mahanga, akaba ayobora umushinga ukomeye ukorera mu turere twose tw'intara yacu. Nagende akaba agenda mu modoka nziza yiguriye. Niwe mutipe waguze imodoka nziza gituye ino, abandi baziguze bose baba mu mijyi itandukanye. najyana izo mpamyabumenyi ze ntizizamubuza kugira amagambo ari umuntu w'umugabo. None se umuhoza mukobwa mwiza, Karame, kuje kumbwira ngo nzi wanyu mbwire mama wawe ko ngukunda, kandi kuko ukabona abizi warabibwiwe ko ngukunda, njye nkaba nzi neza ko ukunda undi. Urumva uri uwo gukundwa, kandi kugukunda ntibigoye. urukundo rwawe ruzampoza amarira mucuti wawe runtere kugukunda, kandi nzakubera uwo wifuza mu buzima bwawe, wowe ntabara gusa. Simiyoni rwose ndakaze burya ndakwemera mukwe wanjye. ntureba se icyo ngukundira Sinami, iyo uje iwanjye ishema rirahataha, usanga abaturanyi bose bahuruye bashungereye imodoka nziza ihagaze ku muharuro wo kwa Simiyoni. urumva umva ngewe nzanywe hano n'ibintu bibiri muze. muteze amatwi mukwe wanjye. ugize ngo iki? mukwe wanjye nyine. mukwe wanjye nta soni. si kuvugira ku mutsi w'iryinyo, byarakemutse buriya umukwe wacu da, kuva kankere yaremeye kwifatanya natwe, uriya mukobwa ntazamunanira. winamuvuga Simiyo, winamuvuga rwose, njye sinshaka no kumwumva mu matwi yanjye. kurakaye se kandi inshuti yanjye, umukobwa wanyu ubu natangiye kumwikuramo rwose, kuko yaraye ambabaje aransuzugura birambabaza cyane. ariko uriya mukobwa ntarazi mwuka agira imana mwe, umuntu atangira gusuzugura umugabo ataragera no mu rugo. nako yambabaje cyane bituma nicuza n'impamvu namukunze, ngatangira no gutanga ibyanjye. ariko se yakoze iki Sinami? yakoze iki rwose ngo uhite ushyira mu modoka none ahangaha tujye iwabo tumwihanize? mwihanize rwose. umva, ubonye ngo mve ku kazi kanjye hakiri kare, nyura nk'umuhoza akora mpahagarara akanya mutegereje ngo aze mutahane, kugira ngo nyine tubonereho umwanya wo kuganira, narangiza asohoka cyo agende n'amaguru. yagiye n'amaguru se? yabonye ko wari waje kumutwara Sinami, cyangwa yagize ngo n'izindi gahunda zari zihakuzanye? twanavuganye muze rwose, nkamubwira ntinje kugutwara kugira ngo tugende tuganira kuri gahunda y'ubukwe bwacu, akazunguza umutwe, yarangiza agahita ambwira ngo mfitanye gahunda n'undi muntu. ntibishoboka. ubwo se undi muntu yatinyuka kukurutisha n'indi, kandi azi neza ko ari wowe twamuhitiyemo. uzi uwo muntu yambwira ko ari we muze? ninde se ngo niwe nshaka kumenya nyine? ko ari nacyo cyambabaje cyane. uwo niwe nshaka kumenya ninde rwose, nanjye ko numva ntangiye kugira umujinya kandi ntaramumenya. ni umusore biganye ntarangize n'ayisumbuye witwa Leonard wo kwa Gashumba, ngira ngo uramuzi, wa mugabo wapfanye n'umugore we bazize impanuka. uruhu naryo kwa Gashumba ndamuzi. ni uwo nguwo. uwo niwe umuhoza yasanze ku muhanda maze amuhobera yirekuye, arabanza arambika umusaya mu gituza cye muze, bafatana agatoki ku kandi baragenda. ariko ibyo umbwira umenya ari byo warose Siname? oya, si ibyo narose n'ibyo naraye mbonye n'amaso yanjye.
yego sinzi ko uwo musore n'umuhoza baziranye cyane kuko biganye amashuri abanza batangira n'ayisumbuye ariko ntiyabasha kuyakomeza ubwo ababyeyi be bitabaga Imana ubwo yahise yahagarika kugira ngo arere bashiki be uriya mwana rwose no twese turamuzi ko ari umukozi cyane tuzi ko anitonda ariko ntabwo ari mu rwego rw'umukobwa wacu aya pe aha wabona wenda ibyo naketse byatewe no gufuha ariko nakoya harimo akantu rwose. Ikindi nibuka urumva Siname ndakumva ikindi nibuka ni uko uwo musore ari inshuti magara n'uwari ugiye kurongora umuhoza. Ndabizi rwose ko ari inshuti ya Gasore ariko ntibivuze ko umuhoza ari kumusuzuguza. Birumvikana rwose iyo anyubahira ko naje kumureba wenda bombi bakinjira mu modoka yanjye nk'abajyana. Oya nabwo uwo mutindi yari kuba bavangiye ariko oya biraruta muze yari kuba anyubashye rwose. Umuntu ufata igihe cyawe akagikuba na zero n'uburyo igihe gihenda. Ariko urabizi Siname ndakumva reka mpite ngiye wabona ahangaha ndakora akantu kwa kankera muramwumva kandi byagenda uriya mukobwa ibintu bigomba kurangira ukigwa kwishiga pe. ariko uzafatwa he muko uriya muntu ubujindirana kuri yuzi ko ari so wanyu. Amahoro mama. Nguha amahoro wowe se urayihaye wakayihaye ntiwakumviye ababyeyi bawe. Ariko nkwibarize mama ndakumva rwose. Kuva ryari wowe wishyira hamwe na Simiyoni mugafatanya kuntegeka ibyo ntashaka. Mama wambyaye ko wanyumvaga wahinduwe n'iki? Ntacyo mwana wawe. No kubona sinamenye aparitse imodoka mu marembo yawe ukibwira ko ibyera byose ari amata. Buriya rero Simiyoni yampumuye amaso. Mbere sinabonaga ko hari ikibazo ufite kubera wahoraga umbwira ko ufite fiance. Ngahangayikishwa nuko atagira icyo akora ngo tubibone. Ariko nibura nabona gusura nka kangahe mu cyumweru kandi mbizi ko mwakuze mukundana nkumva ari ibyo. Ikindi uburyo narwaye bitunguranye bwampumuye amaso umuho. Mbona ko nshobora kugenda bitunguranye. Ujye hariko mama ngewe sinshaka umuntu umbwira ngo arandambiwe. Muri mwe nta uraranyikoreye. Nta wumpeka nta nuwongira icyo nsaba. Niba ari n'inzu ya data mushaka kumbuza kuraramo nababwira iki? Mufite uburenganzira muzabimbwire neza mutanyuriye. Ariko mwana wanjye kuko wowe ntubona ko maze kurengerana. Iyo umukobwa amaze kurenza imyaka 30 n'ingahe hasabwa ba 20 n'umugira ngo ntibiba ari ikibazo. Mama ndakumva. Ni wari ukwiye kumbwira ayo magambo. Uzi ko nakunze umusore tukemeranya kubana. Nkaba naramubuze. Uko nukunjomba igikwasi rwose. Ntiwamubuza arahari umuho. Ahubwo ino twese turabizi ko yageze mu mujyi akirongorera undi. Nuko rero mu gihe ugize amahirwe ukabona umusore ugushaka wikwiraza Nyanza nkaho ukiri muto. Tekereza koko mama wambyaye umubyeyi wakankomeje mu bibazo niwo mbwira ayo magambo. Igihe namaze ngushyigikira ndakicuza umuho. Simiyoni yahereye kera ukirangiza kwiga bimbwira nkamuhindura umusazi ariko ndabibona ko narangaye. Noneho rero na Simiyoni niba mushaka umugore mushingira sinamenye mujye kumushakira ahandi kuko nge mfite undi nkunda. Uti cyumuho mfite undi nkunda mama. Ntumbwire ko ibyo Simiyoni avugiye hano ari ukuri ariko wenda ubu gifite igikomere cya Gasore wagutaye ariko ibindi bibi impuha zidafite ishingiro rwose. Sempuha mubyeyi Leonard ndamukunda. Kanyagwe n'intare yasaze nta soni koko. Kandi namukunze kubera mwebwe mushaka kumpatira umuntu ntashaka. Niko muho ubu wakunda Leonard wanze sinamenye wize amashuri menshi muri uyu murenge wacu. Umusore uri mu bagishwa nama bo murenge wujuje inzu nziza mu isantire ugenda mu modoka nziza yiguriye. Ibyo byose nge ntacyo bimbwiye. Niko mwana wa ntubona wa mukobwa wo hirya hariya kwa Karanganwa ntiwabonye ko yashatse umugabo w'umukire utuye mu mujyi bakaba baza gusura nyina mu modoka nziza bazanye n'abuzukuru ntamaze kubyara gatatu kandi munganye imyaka. Ariko kucyo ngereranya n'abandi ntabagereranya abandi n'abandi nanjye ni ngewe ubu nzabona ibishashagirana bintesha umutwe ngo ngiye guhirwa nk'uko runaka yahiriwe. Ngirwa n'iki niba ibyo mbona inyuma ari byo biri imbere. Umuhoza mwana wanjye urashaka kunanira ukanteranya na so wanyu ugashaka mu batindi. Ntiwongere kuvuga utyo mama kwa Gashumba sabatindi rwose
bari bitunze murabizi naho bapfiriye kandi nta mwana wabo wandagaye ariko umuntu ni ikiremwa gihindagurika koko ubu aka kanya data wacu agucanyeho umuriro akwereka ko sinamenya ari we musore wenyine utuye ino bikujyamo pe sinamenya abayitise kugeza ubwo bariya bana twabaye inshuti kuva mu buto bwacu dusurana dufashanya aho biri ngombwa uhinduka ukabita batindi koko mama erega buriya bafite n'imyuka mibi bagendamo abantu se na nyina bapfiriye umunsi geze aho mama rekera aho rwose umuhoza mwana wanjye nkugiriye inama wareba hari ubuzima akaba ariho ujya mahoro mama nk'uko uhora ubimbwira ndakuze bihagije amahitamo ni ayanjye nishakana na Lewo tugakena tuzakene rwose erega uranavuga ngo nimushakana nk'aho mwamaze kubyumvikana sinzakwemerera umuho wabyemera utabyemera tuzabana tubitege amaso alo wi subiramo sinumvise neza ngo muri bande ijwi ryanjye nturyibuka se koko Leona ni Gasore ego ko mana yanjye Gaso ni wowe ni njyewe nukuri ndumva meze nk'urota niko Gaso wowe Gasore uramamagaye ndaguhamagaye rwose Leona none se shaho byakugendekeye bite umuntu aragenda agahera neza agakuraho telefone Gaso umuntu aragenda ntanagaruke kureba abo yasize inyuma koko uzi ko wagiye umwaka ugashira undi ugataha niko nawe n'ibibazo bikomeye Leona ibibazo bituma utabasha no kutuvugisha ni ibibazo nyabaki koko ko Ruberwa yagiye agaruka ino nibura kuki utamudutumyeho ntamutumaga ariko reka nta butumwa bwawe bwigeze bungeraho koko se reka wenda njyewe nireke ugira umukobwa wasize uziritse ku katsi kuko nzi ko nawe ntabwo yigeze abona rero bishoboka rwose ko hari umunsi nakwandikira wenda mwandikira bamenyesha ibibazo nahuye nabyo reka nta mabaruwa yawe twigeze tubona rwose rero hasi se muraho murakomeye turaho tumeze neza turaho rwose mushiki wanjye umwe naramushyingiye undi nawe biri mu nzira kandi nanjye ndi hafi kurongora ntufasha none se mani wowe bimeze bite bimeze bite nizere ko ubukire wagiye ukurikiye ubu wabugezeho ubukire wese ashaka ari uguhemuka gusa wese utambwira ko utahiriwe n'ukuntu duhora dutegereje n'amatsiko menshi Gasore rwose mbwira wimpisha kuko amakuru yawe Ruberwa yari atubwiye yose atari ivumbi ibyo yabwiye nyine niko byagenze mujyi waranyakiriye kabisa ngaruka kuko rwose nazagaruka ntacyo ndageraho reka gira uti nanze guhita ngaruka mu maso y'umukobwa nabeshye ko nkunda kandi mfite umugore naho ibindi ubireke ngo iki ntunyibwire se ko amakuru Ruberwa yavuze ariyo yose niyo rwose Leona none kumva nyine nkigera muri uyu mujyi nawe n'ibibazo byinshi telefone yanjye iribwa za miliyoni najyanye zirebwa no ntibishoboka ntumbwiye se ko Ruberwa yababwiye si ibyo yatubwiye pe urumva nyine yaraje aratubwira ngo wageze mu mujyi ugira amahirwe akomeye cyane ukubitana n'umukobwa ufite ifaranga rimwe ryinshi cyane ubwo nyine mwahise muvanga umutungo muri ibanira ubu ngubu ngo ufite iduka rihinda mu mujyi rwagati ni ukuri da uri umukire ukomeye rwose ni uko nta rwose tubizi rwose pe alo Gaso ihise yikupa vurema ariko shaho umuhoza komeza useke n'akazi kawe nawe ejo bundi nzaba nkubona ni ukuri kafife kagiye kuba mama nicyo kintu kinezeza mu buzima bwanjye umunsi nzaba nkikiye umwana wanjye
nanjye nzanezerwa no kuba marene w'umwana wawe fifi. Abantu baguheruka bajyaga bambwira ngo wabaye mwiza cyane nkagira ngo nugukabya, none ndabyiboneye pe. urukundo ni rwiza nshuti yanjye, warakoze kundangira umugabo mwiza. Ntikari gatangiye kwisigiza se kamwanga ngo karacyari akana, iyo kabyanga kakabanza kagasaza nkanjye kakumva uko amagambo akamere. Wivuga utyo shawo umuho. Badolphe yarakoze sha fifi, agukura iwanyu ntawe uravuga ngo uguye kuziko ngo uragumiwe ngo hararozwe ngo batangire kuguhatira abantu udashaka n'ibindi ntavuga. Ariko abantu baranyobeye, kuki bumva umuntu yashaka kuko undi yashatse? Ntibazi ko ingendo y'undi vunasha nshobora guhubukira gushaka ngo abakobwa tungana barashatse ngahura n'ibibazo kandi babandi bose banyushyaga ntawe uzamfasha. Alo? Yes. Tayari rwose nta kibazo. Ntumbwire ko ahise aza kugutwara. Oya da. Happy birthday to you. Si ukuguhobera uvuga. Umunsi mwiza mukobwa mwiza imbere n'inyuma. Imana yatatse umutuzo mu mutima ikamuha ijwi rituje titiza imitima y'abafite n'abatifite. Oya hari ibyo ntumva. Umusaza wanjye urabona ari mu biki ya Doro. Nanjye ndatangaye rwose. Niko rero wari kwe umukobwa w'abandi ko ukuntu amufashe. Kure. Oya. Ariko abantu mugira amabanga ye. Umuho Leo, Yesu we, muri abana babi n'ukuri. Hashize igihe kingana iki? Ngewe rero nari ndamuca inzoga rwose. Umuntu twajyanye gushaka impano nkabona arashyushye bidasanzwe, simbyiteho ngira ngo nugufasha inshuti ya mushikiwe. Oya rwose niba tubwire. Nashyuhase mu ndebere. Rega buriya twirinze kuvuga. Cyane ko tudashyigikiwe n'umuryango w'umuhoza. Umuho, rekura musaza wanjye. Nubwo kumpobera bigoye bwose ndagufata mu biganza. Fushye. Ariko rero nari nkubwire. Oya ntimundirize umugore rwose. Sindizwa nuko mbabaye sheri. Ndishimye cyane. Imana yo mu ijuru yumve ko nishimye. Umusaza wanjye ndamukunda cyane, mwese murabizi. Umuhoza arabizi ko igihe cyose nasengeraga umusaza wanjye ngo nibura Imana izamugirire neza, imuhitiremo umukobwa mwiza bazabana, kuko ibindi byose yifuzaga mu buzima bwe bitakunze. Iryo sengesho naryumvaga buri mugoroba mu matwi yanjye na buri gitondo yewe ubyutse. Fifi, nabonye ko muri ubu buzima iby'umuntu yibwira atari iby'Imana yibwira cyane. Njye na Gasore twari dufitanye imishinga myinshi. Twarateguye ubukwe bwacu, twaraganira umubare w'abana tuzabyara n'amazina yabo. Ariko tekereza kugira ngo mu kanya nk'ako guhumbya agira arya byose abihindura ubusa, agenda atanambwiye kuko narabimubujije. Agera iyo agiye akureho telefoni. Iyi myaka ishira ariyo ntazi, nshakisha amakuru ye mpebe, byose ari ukugira ngo afungurire uwo mutima wanjye. Ahubwo se ubwo muzi ko Gasore yarayampamagaye. Biki? Yatinyutse araguhamagara. Ubu se yakubwiye ko imyaka yose ishize aho ugiye mu biki? Cyangwa yaragiye hanze y'igihugu? Ese ubwo mwabaye muretse tukirira keke yacu mu byishimo ko ni mu muvuga bamwe bari buriri. Oya Fifi, ntitwamwihorera gutyo gusa. Ahubwo rero ndakumva mukobwa mwiza. Umfasha umusore uzi kureshya inkumi sha. Bamwumvira. Ati karame mukobwa mwiza. Ariko namwe murabizi ko ari umukobwa mwiza. Ubona? Ngira rata Adolphe yaraturogoye. Ndashaka kugusaba ngo niba yaguhamagaye mubaza haba. Njye nawe tuzajye kumureba. Tumubaze tuti wabikoreye iki? Alo?
alo umuhoza w'umukobwa mwiza karabe si icyo nguhamagariye se urumva nta kimenyi utarakivuga rero oya giforesha washakaga kumenya ko nageze mu rugo amahoro kandi nahageze rwose mpamagaye ndi gusasa uburiri bwanjye nanjye nagezeyo amahoro Imana ishimwe kandi natangiye kubarira iminsi ku ntoki iyo batubwiye bazaturanga nyuma yo gutanga ibyangombwa ni 21 ariko nta wamenya ishobora kwiyongera yewe imyaka nagutegereje ntanizeye ko uzaba uwanjye ni myinshi ariko rero ni ukuri niba habaho abantu bagera kwizera uru wa mbere rero umutima wanjye wahoraga umbwira ko uzaba uwanjye rimwe na rimwe nkawuhakanye imana ibimfashamo impano yo kutabanduza nkutiza undi yari izi ko uzawusanga ugifite umwimerere wo kugukunda wenyine ahubwo bakwitondera ushobora kuwutera umwaku uvuze ko naguteye umwaku noneho niba atari njye wawuteye n'undi ubu se nkureka usase no kubwira icyo nari nguhamagariye ra ntiwakimbwiye rero si ukumbaza ko nageze mu rugo amahoro si cyo kandi naguhaye umwanya wo gufura birakunanira rero niba wibuka neza iyo baduhaga ibizamini byo guhitamo igisubizo nabonaga make pe ni kera cyane simbyibuka uzabaze muramu wa Adolphe twiganye kaminuza iyo bazanaga ibyo bizamini nabaga ngowe pe reka niye kukurushya noneho nyikubwire nguteze amatwi rero umuhoza karame umusore witwa Leonari yantumye ngo nkubwire ko uri umukobwa mwiza cyane utuje bitangaje ko kugeza n'ubu atarumva ibitangaza imana yamukoreye byo kumuhuza nawe kera mukiri abana mukavuka ahantu hamwe mugakorana mukina amabiye mujyana kuvoma Nyakariba mukajyana gusenya muryango wambabariye koko n'ubu ino bubatse amavomo hakaba haraje iterambere abantu bacana amakara biyogaze na gaze urakibuka mu rya bigiri koko barahubatse umudugudu ndabyibuka cyane arayajye we ni ukuri urashekeje pe erega wanciye mu ijambo utuma n'ibindi mbyibagirwa nibyo reka nkubwire irindi rimwe uwo musore twitiranwa amazina yombi yantumye mbese urumva yantumye ngo aragukunda cyane nanjye umumbwirire ko mukunda rero uramukera urukundo rwanjye ndumva mama ashaka narinje kureba umuntu muri kumwe mubo urabona ntari njyenyine se mama ugaseka kuriya ugakwenkwe ni ukuri wenyine koko nsekejwe n'uwo twavuganaga kuri telefone mama ibyishimo ufite muri iyi minsi ntibisanzwe ariko rero reka nishime igihe gishize mbabaye ni kinini mama nizere ko ari ibyishimo bifite ishingiro mwana wanjye nizere rwose ko uyu mwaka ugusiga mu rugo rwawe kandi tukwifuriza twese musigo rwose mugiye umuntu rwose ari umureko muri mutoka si umujura ndamuzi gasore ubu ngubu yahute koko utahagera babanyishe koko urakoze kuhagera babanyishe rwose utahagera igihe nababwiye ntibabyumva ntabwo nabe kino muntu uri wacu ugenda muzi rwose musigaho rwose njye nsanzwe muzi uyu muntu yega mutoka mbari mu mujyi ngwino hano tuganire mbwira uburyo waje muri uyu mugisha niko waje ryari ibyanjye ni birebire gaso ahubwo we byakugendekeye bite kuki waje mu mujyi ugahera koko nanjye ko ibyanjye ari birebire nk'ibyo se mugenzi wanjye gusa nizere ko ubu ngubu wakize pe ntabwo se igihe seta ngo ucuruze wenyine nakoraga kandi byagendaga gaso ariko nta kintu tuvugana utarandangira aho ruberwa ari ruberwa ruberwa niwe nje gushakira muri uyu mujyi nyuma y'uko nsize mu kangaratete iki ruberwa yaje iwacu ambwira ukuntu aho uhavira ukaza kubera nta mu mujyi wakize
kuri yuko ujya kurangurira mu mahanga anyumvisha ko n'ingumi wacu ntazatera imbere nibutse uko wagiye numva ko narasigaye ruberwa niba akubwira atyo kandi azi ibyambaye yongera muri uyu mujyi ntumubwire ko nawe byakubaye hariko kuko nateje utwanya ndaza rwose nza twabivuganye ngenda muhamagara ngeze twagombaga guhurira ndamuhamagara ndamubura urumva aho bimbwira mutoka mba nuhamya bukomeye gaso hari uwo ngira ngo ndi mu nzozi naramubuze kugeza bunyiriyeho angeraho nimugoroba nahabye ambwira ngo yagize akazi kenshi cyane ngo yiriwe muri za majerwa ibicuruzwa bye byari byaje we yakubwiye ko ari ibyo ntiyakubwiye ko ari ibya madamu se yambwiye ko ari ibye ubwo anshyira mu modoka njyana ahantu yari yanshaka inzu nzabamo gaso ibyakurikiye numva ari nka filime nakinnye kuko iryo joro nari kurara mpfuye ahari mbwira ngo uteze amatwi mutoka mba ubonye ngo tugere aho hantu kandi ambwira ko yankodesheje inzu nzabamo hatabona na gato hameze nko mu irimbi mu kanya nk'ako guhumbya haza abantu baduhorameshe batwambura ibyo twari dufite kugeza no kuri telefone baduhondagure bagende gaso shaka byumvikana kabisa ni ukuri twahavuye tugenza amavi nabwo batubwiye ngo baratubabariye nimugende mwangegera mwe ntimuzongere kuvogera ingo z'abantu ni ukuroberwa nshyira mu modoka njyana ahandi hantu barancumbikira ari nabo bantije imyenda nambaye kuko rero nakomeje kumuhamagara nkamubura nigira inama yo kuza hano mu mujyi kwamushakira kuko nyine yari hambwiye ko akorera wa muntu sha ruberwa we ndakumenye sha nkumenye ntirutse ugomba kumpa amafaranga yanjye yose ngo iki gaso ruberwa ni umutekamutwe mutoka mba aza mu cyaro yabona utangiye kwiteza imbere akagushukashuka kugera kuzanya mu mujyi akagucucura kuko ibyakuba neza neza birasa n'ibyanjye nawe se barakwambaye gaso ngo iki akoresha amayeri atandukanye ariko yenda gusa ruberwa ndakwica bamfunga ni ahandi hanjye ntabibona disi impamvu utagarutse iwanyu ariko garuka nese ntafite n'urupfusha ashaka naravuye mfite amamiliyoni mutoka mba wowe se ko mbona umeze neza ko higishoro we ni ubuhamya bukomeye muvandi ariko ntacyo nakubwira tutarajya gushaka ruberwa ngo tumuryoze ubugome yadukoreye shambege mbwa uje kundeba iki kigiye mugomba kwibazwa n'Imana yo mu ijuru kandi izabibaze wowe wasebeje umukobwa wa mukuru wawe nta soni koko simiyo gutinyuka ugahaguruka mu murenge ugasebya umuhoza oya none se mwebwe kuki mwameje ko asezerana uyu munsi impamvu twabiguhishe nuko twari tuzi neza ko utadushyigikiye koko umukobwa wacu wize kaminuza arunguwe n'umusore w'inkandagira bitabo kwa Gajumba mu bateramwako ko ari wowe wamukunze nawe akamukunda oya buretse kandi uretse mbe ndetse iki urumva ntabwo uzatinda kubona ko wibeshye umunsi unyibeta ukaza gusinyira umukobwa wacu ngo asezerane ntabizi ahubwo bagufunge bakuryoza amafaranga y'abandi wariye yego ye ibyo biracyabaho koko nta soni urahaguruka mu bantu ngo umukobwa yakowe n'undi musore yakwereye nde ko ndi nyina nkaba ntabizi yewe impano sinamenye yarayimpaye nagomba kuyibazanira umenya mwarasaze ntimumenye n'ukuri ese ko mwumva umuko wanjye atizi sinamenye we yariza minuza y'icyo utazi uburenganzira bwa muntu injiji nizize koko ubanyura uvogera ikindi yakwaga umuntu batumvikanye ni itungo yaguraga ni ikibanza se ni iki koko icuruzwa ry'abantu se riracyabahora icyo nzi cyo nuko nubwo basezeranye batazabana cyore ntabwo nabyemera nzabyitambikamo mpaka noneho uzashoza imanza umva kanye nubwo ntaho byanditse ariko birazwi ko mukuru wanjye yasigiye ubutware bw'umuryango yego ye nubwo waba umutware wahe nta burenganzira ufite bwo kubuza umukobwa ugejeje imyaka y'ubukure guhitamo uwo yumva yifuza ko bazabana urabyumva neza ntureba babaye bakubitse ngo we guteza rwaserera nuhirahira ugira igikosa ukora uzahatura ubuziraherezo nije munyifuriza mbese ariko ubundi nkubaze simiyo ko abahungu bawe babiri bamaze gushaka ntiyigeze mbona hari uwukorera ibyo wakoreye umukobwa wanjye uyu munsi nuko bazi ubwenge bahisemo neza kandi babanje kunyereka aho bagiye kubana ndabashima niba utari ubizi rero n'igihe wanyinjijemo iyo myumvire yawe igatuma mbangamira umwana wanjye ndakicuza umubyeyi mubi gusa utagira inama umukobwa we ubwo se njye nawe umubyeyi mubi n'indera ni wowe niho utareba kure ngo ubone ko sinamenye ari wari umukwe mwiza ufite sinumvise abagabo ko mutajya mucurara niba ubabajwe nuko duhombye umukwe mwiza genda ubyara umukobwa uzamumushyingire
oya rekeraho ndababara cyane. erega murabura gasane bakuvunnye rube. iyo mutahinguka ahubwo bari banyishe birangiye. none se bagukubitiye iki ko kugeza ubu ntarabyumva njyewe? ariko rero cyo kizamu ndakirukana nakibujije gukingurira abantu kitazi. yewe n'umurenganye ninjye wizize. bariya basore bombi nabi wacu ku ivuko. nguki rube rube twavuganye ngo iki ko reka ngukande akamfukanaga. reka nuko utitegereje neza kuko wahingutse mvirirana. umwe ni gasore. gasore inzu y'unguyu twahaye akazi ku iduka ryacu. yego yamara kumenyera tukamurangira nyirakamana. niwe wakugeza atya? n'ubu nta wundi yewe. niwe wazanye n'undi musazi w'urwe wacu witwa Mutokambare. batangira kumbwira ibintu ntazi ibyo ari byo. mu gihe ntacyo ndavuga baba baranyanjamye barahondagura. baba we bakugira bacya koko. niki mutumvikanye se ku buryo murwana muri abavandimwe? erega abantu muvuka hamwe iyo bahuriye ahandi baba ari abavandimwe. nukuri rwose wimbaza ibyabo kuko bombi barasase. oya yewe mbwira pe. nyine nibyo nakubwiraga. urumva abantu bava mu cyaro basamye. umujyi wamara kubakira bakubiswe bakibuka ko hari umuntu w'iwabo wahavuye kera ari we ngewe. nuko gasore namutoraguye bamwibye bamucucuye ndamuzana turamucumbikira. ndabizi rwose ntiyabihakana kuko ndi umuhamya wabyo. wanamusabeye akazi nkakamuha kubera wowe. kandi siko na nyirakamana bari kumwe kubera wowe. urumbabaje ariko nawe rero sa n'umugongo ndumva. zana hano. rekera reka nkanda aha. rekera yewe nawe ibyo wavugaga se. aha nabaye nka ya nkware nyine ngo ubugira neza bwayo ngo bwayigonze ijosi. ibyo ari byo byose ariko ntiyaba yagukubitiye ko wamugiriye neza. ineza namugiriye se urayizi wowe. ubwo uzi ko mu minsi ishize byamucanze yananiwe kugira icyo akorera madamu nyirakamana nkamwigisha amayeri ibintu bigasubira mu buryo. ariko rero nizere ko utagenda wasasa ibyacu mu bantu gasa. oya rwose. nuko wanyizera akaba yarambwiye ikibazo cye nyine nk'umuntu w'inararibonye nkamugira inama. none nyiturano ye dore ibaye komvunagura. ariko rube mbwira icyo mutumvikanyeho rwose. none se uriya wundi we yabijemo ati? n'undi uvuye mu cyaro vuba yewe ngo yageze ino baramwiba. ahora na gasore rero bafata umwanzuro ko ari njye ubibisha nuko baza hano batyo. iki nuko bahita baguhindura umujura. tasi wowe uranzi neza rwose. uzi uko twahuye tumaranye imyaka myinshi. ndakuzi neza rwose wowe nturi umujura. polisi ngo polisi ibintu biki habaye iki? yaba we ubuse ko numva nacitse intege zo kujya gukatisha itike Mutokambare. kugira ngo se nigeze ifite gaso. nebesha nta myaka ingahe ishize uvuye iwanyu. ubu ndibaza aho mpinguka bikanshobera neza. reka tureke bwire rero dutegeye nimugoroba tugere mu gicuku abantu bose baryamye. icyangombwa ni uko dusize tureze kiriya kibura gasa n'iki gisamba ngo ni ruberwa. nizeye ubutabera gaso. nibyo koko ntidusize afunze ariko byanze bikunze bazamufata. batubwiye ko bamwihorera kugira ngo bamugenzure bazamufatire mu cyuho. umunsi bamufashe nzahita ngaruka niruka mwishyuza. ayacu yaragesha ahubwo se wogira ngo buriya ruberwa waramumenye Mutokambare. buriya afite indi bizinesi itoroshye. nagerageje kumwigana none birananiye pe ndatashye ngiye ntanasezeye. ubu udaseze wacuruzaga mu mujyi gaso? kumucururiza Mutokambare shaba yivuze kuri kuko ngo ngendo yundi iravuna sha gaso. twateje utwacu tuza mu mujyi ngo dukurikiye ruberwa wujemo agahirwa tutazakura amafaranga. mu bujura no mu bakecuru. abakecuru buriya ruberwa abana n'umukecuru akemurira ibibazo ubundi undi akamusiga ifaranga. rega niwe nyiri ziriya modoka y'indonyi uko ashaka. niwe nyiri urugo rwose twamusanzemo umunsi tumudiha. ariko twarakidishye basi nubwo twari iminsi 3 y'ubuginga muri kare. ntaho biba ariko n'abamiliyoni yadutwaye n'ubuzima nari mbayemo kubera we. ariko bimbwire neza gaso. urumva ruberwa amaze kunyiba yanjyanye aho ansabira akazi ku mukecuru bacuditse. nkokora kama ntangira kumucuriza hara nyine nasanze bakwanjamye nkagutabara.
sha burabura ntabaye kandi sinzibagirwa ibyo wankoreye wabanyamuriyeho bari banyishe neza neza nari mfuye natangiye akazi rero ngomba gucuruza ngiye kumva numva ruberwa mbwira irindi banga akoresha akabona amafaranga menshi yewe mfasha no kubona aho nyakorera ariko ntakubeshya ndatsinzwe gasore ndatashye pe nzapfa urundi iryo banga kuki utarindangiye gaso ubu simba ngumye n'amezi make nkazasubira iwacu nibura mfite 100,000. niba ari 100 ushaka ryonyine nzarikugura izarinyishyura igihe uzashakira ariko duteye rwose kuko ubinaniye sinzi ko wabishobora wesha wabashije kugerayo ukorera nakoreye mu kwiyangiza mutoka mba nanduje ubusore bwanjye sinabona uko mbigusobanurira uzi ko nagiye gasore mu cyumba n'umukecuru ungana na mama wambya byamaye afasha byihorere ngo iki ubu niwe murimo ugayitse ruberwa akora akawufatanya n'ubutekamutwe gaso ndakwingiza ibyo gutata ubireke unjyane unyereke uwo muntu mukuru ukina umusore w'umukemura ibibazo nkwereke ndakwinginze mfashe umpuze nawe gaso nzi ko ntazinanirwa nkawe kugira ngo ni umurimo woroshye mutoka mba gute se njyewe ubikubwira hashize amezi menshi mbigerageza byarananiye uzi kwirirwa muri uriya mujyi wahurira n'abana beza bakiri bato warangiza ukibona uri kumwe na nyogokuru mu mbere mwenyine iyo ni imiteto shayi cyangwa se si ifaranga amahoro iwanyu bana bacu amahoro meza mu muryango wacu oya murekere abo bana banjye birashimishije kumva ntabizi fifi sinaretse ko data wa Simiyoni uriya yakandagira mu rugo rwanjye yemwe ba nimurekere aho rwose nimwe mutuje namwe twumvikane ntabwo naheruka gucinya akadiho bigezaho ahubwo uradutungwe ntitwari tuzi ko ziguhamira twese ntaduhize mureba se ahubwo se ntitwizihiwe ukagira ngo turarara mu rugo rw'abana Simiyo ariko hamugana amazi yatinze ageze kure yemwe ba ndabasaba umwanya wo kugira icyo mvuga mu rugo rwanyu ariko se kuba basaba umwanya wo kuvuga wowe n'umugore wawe mukarebana nikorebona bite byawe namusaba uruhushya rwo kuwutanga ariko uko mbibona aranyemereye kandi ababyeyi bacu ijambo murarihorana muri uru rugo rwose murakoze cyane bana banjye niyo banze babampera amashyi n'impundu murakoze cyane bana banjye niko ye ariko se ubundi ahera yemwe ntimugire ngo nibyo usanga mwiriwe kujya kuvuga nkabanza kubura ibyo mvuga nako narahiwe no kubona aho ntangira bitewe n'imyitwarire yanjye hera aho ushaka kandi uvuge wisanzuye kuko ibyabaye byose twarabikubabariye papa unyise ndumuho erega ni wowe se afite muri iyi si ndabona umwana wa umuho karame urakoze kunyibutsa ko ari Yesu ufite kuri iyi si kandi mwana wanjye ndagusaba imbabazi ariko n'umugabo wawe rero naza guhagarara iruhande nagufate ndabona n'intege zawe ari nkeya ariko ubundi ubwo kuki utari wibwirije rero bana banjye rero ndabasaba imbabazi narabarwanyije bikomeye ku buryo ntabonetse mu birori byanyu ariko urukundo rwanyu rwaratsinze ikindi kandi nabonye ko umuntu nyamuntu atagaragarira mu byo atunze mu mashuri yize no mu byo ubona inyuma tekereza ubu mwana wanjye yataturusha ubushishoza akarongorwa na sinamenye uba ari he agemurira umugabo w'umujura wamunze imari y'igihugu ibyinshi twavugaga afite bigatezwa cyamunara si ibyo byose se ni impamvu rwose yahoraga ku rusengero anyereka ko ari umukirisitu mwiza ikindi yanyumvisha ko yagukunze cyane ngo byo gupfa ikiza nuko washoboye kwihagararaho umwana we warakoze cyane rwose hanyuma rero naje kwegera akanyera ndamubwira nti uzambabarira umperekeze njye gusura umwana wanjye yego none rero nejejwe no gusanza umusore wagukunze yaragufashe neza akagutonesha akagukorera ibyiza byose wifuzaga kandi rwose biragaragara ariko mwebwe amaso ntabahara nimubaha amashyari abana rwose biragaragara ko muramu wanjye rwose yabyitwayemo neza cyane rwose uri umugabo ushaka uzi icyo gukora bana bacu rero imana ikomeze ibaha umugisha
ibaho umugisha itanga mu buryo bwose utagabanyije. ariko se muzehe mwamumpereye abashyi bavandi. nuko sha ndabashimiye cyane. Tukimenya ko muzaza kudusura rero icya mbere byaradutunguye, birumvikana abana bawe. icya kabiri biradushimisha. Umugore wanjye, umuhoza wanjye, umutuzo wanjye yahise ambwira ati data wacu niwe mubyeyi ngira wari guhabwa impano mu bukwe bwacu ntiyahaboneka. Arambwira ati reka tuyimushakire. Nkaba ngira ngo rero atambuka yizane tuyibashyikirize. abana mwabaye muti koko, kandi mwabana mwe murashaka kureba mu marira y'umusaza. urire rwose nanjye mu bukwe bwabo barandijije. iyi ni impano yanyu twari kubaha ku munsi w'ubukwe bwacu. bana banjye ndabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru yubakira urugo rukomeye, muzakomeze mukundane kugeza imvi zibaye uruyenzi muri kumwe, mufatanye nk'uko mufatanye mutyo. ni ukuri ubu mu ndebe ibyishimo byandenze. mwana wanjye, hari igihe nagize agahinda kenshi ubwo hari fiyanse wanjye yamaraga kuva inaha, ariko natangiye urugamba rwo kubwirwa amagambo atari meza y'uko nsaziye iwacu, mbaye igishubazi ko nguye kwishyiga ko ngumiwe kwa burungano rwanjye bose bashatse. oya mwana wanjye ibyo byararangiye. ariko se sheri ibyo wabiretse koko? reka mbivuge rewo, nibazaga icyo nakora kikanshobera. birumvikana ko nashatse kuva inaha ngo ntorongere biranga, kuko nanze gusiga mama wanjye nubwo nawe icyo gihe yari atangiye kumpinduka. oya humura mwana wanjye. ariko muri ibyo byose hari inyenyeri imurikira ariyo wowe rewo. iby'urukundo icyo gihe sinabitekerezaga, ariko niwe nabwiraga ibyambabaje akamfasha. mama nawe papa turakumva mwana wanjye. ndababwiza ukuri, uyu niwe mugabo Imana yari yarangeneye. iyo mpubuka niganya abandi ngo bashatse, ngo babyaye, ngo bansize ari urungano, nari kuba mpombye cyane. bari kubumbye mwana wanjye, ntibabaha amashyi bana banjye rwose. bana bose muzubaka urugo rukomeye kandi rugendwa. Imana izabubakire bana bawe. sheri umuntu ukomanga. si umuntu ukomangiye muri iri joro n'umuhondo. nanjye simbizi pe, ntankanze nakubeshye kuko nkuye mu nzozi. kugiye se ugiye kureba ukomanga sheri? wisigare wo. oya sheri, irya mbere mbazomora icyo ashaka muri iri joro nyine. ahubwo se ko atongeye gukomanga buriya ntiyagiye. ese yewe ukomanga iri joro rindi? Leonari we, nkingura n'igihe inshuti yawe gasore. gasore? urava ukajya hehe muri iri joro gaso? shanyengurira rwose. aha nahe muri iri joro gaso? bari mo ndambe kumusayirije Leona, ubundi unyemerere nkubwire ibyanjye. ariko ninde utugendereye muri iri joro? ko Leona none se uyu ara ni wowe? ese ate yaturutse here wo? sheri uko umubona nanjye niko mubona pe. oya no ntibishoboka pe. imana yanjye we, umenya ndota. oya ntibishoboka pe. oya no tunguwe neza gaso. icara hamwe utuze cyangwa gusohore mu nzu yanjye iri joro. mubabarire sheri, mubabarire rwose, ashobora kuba aguye mu kantu, ariko sinibaza impamvu atamenye ubukwe bwacu kandi mushuti wahora inaha. ikindi sinibaza ikimubabaje. niko gaso, nkumvaga wajya mu mujyi ugashaka umugore ntikaguma inaha ngaha gutyo gusa. ibyo byose ngo iki? ibyo uvuga ni ibiki umuho? njyewe nashatse umugore ryari? va mbese ugiye kubihakana se kandi ari Ruberwa wabivuze? Ruberwa nyine. ubwo mwizeye amagambo ya Ruberwa koko? ushatse kuvuga se ko yakubeshyeye gaso? reka tuvuge ko yamubeshyeye. niko gaso, ubu hashize imyaka ingaho uvuye inaha bucece ukurikiye uwo Ruberwa. ni myinshi umuho, gusa nanjye yigeze kumbwira ko yashatse nshakisha amakuru nsanga arambeshya turanabipfa.
arambwira ngo wagira ngo ntuze. aha none se watewe n'iki kugenda nturebe inyuma nk'utasize abawe nkigera mu mujyi nibwo ibyanjye byose nsigara uko navutse ntabwo kugaruka ino ko nari nzi neza amagambo yose mwari mwambwiye mumbuza gukurikira Ruberwa nuko nemeza gukora kugira ngo nibura nzagaruka hari icyo mfite. ibyo ntibisobanura ko ari guceceka Gaso. niba waragize ibyo byago si wowe wa mbere wamburiwe mu mujyi cyangwa wiweyo, wagombaga kumenyesha abantu ibibazo wagize ntuduheze mu gihirahiro. Ruberwa we Imana izaguhembera ibyo wankoreye gusa, kunkura iwacu ukanyiba ukancucura ukandindagiza sintekereze no kugaruka ukambekera ku mukobwa nakunze ngo narashatse ugatuma banamuntwara. simbyumva ariko Ruberwa ubwe niwe wakwibye kandi akajya agaruka no muri za modoka ahinduranya twirataho ngo yarakize. ntabwo mbyumva. ninjye yabikoreye njye nyine se ahubwo ubu ko witwa Mutokambari musize mu mujyi nawe Ruberwa yamukoreye ibyo yankoreye. tubabwira ngo mutuze mukorere ayo mukoreye muri iwanyu aho muzi imikorere yaho, aha ngo mukurikiye abagenda mu modoka mutazi aho bayakuye. niko Gaso ngiyi impamvu nibavuga nk'ingendo y'undi iravuna uzajya wumva icyo bashatse kuvuga. wiganye Ruberwa umukurikira mu mujyi utazi nyine uko abayeho arangije arakwereka. ibyo yankoreye ni byinshi pe, ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize muri iri joro, gusa murakoze kuntega amatwi reka ngende. waretse kugenda mu gicuku se shaho tukagucumbikira iri joro ukazagenda ejo habona, sibyo sheri? njye nta kibazo mfite rewo ko n'inshuti yacu twembi se nta kibazo pe. ko umuntu aragenda agahera kuko n'ababyeyi be bakagira ngo yarapfuye. uzi ibibazo wansigiye Gaso? umuhoza nta wundi yashakiragaho amakuru y'agasore n'ingewe, ababyeyi bawe nabo ninjye bazaga kureba kandi bose nta n'umwe mfitiye igisubizo. n'ababyeyi banjye se nta makuru yanjye bamenyaga kandi uko Ruberwa yazaga narabohererezaga udufaranga. kumva ari igisambo cy'ingufu se urumva hari ayo yabahaga Gaso? uzamara mama wawe yareze mu bukwe bwacu uzi ko yamubeye akambwira ngo ntazareka kunyita umukazana we kuko narewe ari nk'umuhungu we. mbega ubugome bwa Ruberwa. kandi rwose Gasore tazagira ngo naguciye inyuma mbonye udahari ngo utwarire umukobwa wakunze. nubwo namukundaga bwose umubano wanyu narawubashye ntacyo namubwiye mukiri kumwe. ikindi kandi aho ugendeye namufashije kugutegereza no kumwumvisha ko hari igihe uzaza kugeza igihe nyine we ahebeye ubwe. byose ni Ruberwa kabisa. kandi aho umpamagariye rwose narabimubwiye Gaso. wibuke ko wamamagaje nimero purive ntari bushobore kuyibona ngo tuguhamagare. Gaso warambabaje ndagenda nananuka nkajya ngenda mpuha n'umuyaga ino hose baravuga ngo ndatwite. nanjye ntabwo ari njyewe. nakomeje gutegereza ko uzagaruka umwaka urashira undi uraza undi uratangira na mama wambye yatangira kundambirwa. mbere yo gutegura ubukwe nagiye kureba mama wawe ndamubwira nti umukazana wahisemo kwigendera. ikindi ngenero twumvaga tugomba kuza kugushakisha mu mujyi tukabikumenyesha kugira ngo utazabyumva n'abandi, ariko ntitwari kukubona tudafite uburyo tuguhamagara. hose nta bundi buhemu Gaso. gusa njye ntawe nshyiraho icyaha pe rwose. ni icyanjye bwite njye bishinze ingendo y'undi ngateza ibyanjye ngasiga umukunzi, none nkaba ngarutse ntacyo mfite n'uwo mukunzi baramujyanye.